Urumogi. Urumogi. Iyo wamaraga kurunywa wumvaga iki? Numvaga agire ndifuri cyane kore uretse kunsambanya. Cyari ikigabo kinini kirekire nkumva ngifitiye ubwoba. Twajyanye nabo bo bakabyina bakaninjiza kuko kenshi batahanaga n'abagabo nk'icyuma cyangwa bagukubise nk'ikintu baragukomerekeje. Nizo ngorane nahuyemo. Hari n'abakura ibyinyo bakaba bari kubyinana ariko ugasanga umugabo bari kubyinana amutwaye amafaranga yose. Umuziki. Wabyinaga uhe muziki? Wabyinaga umuziki wo mu gisopo. Sopo. Ni umukobwa ushima Imana ukijijwe. Ukijijwe. Munda nikurebere na Ridina mbere yuko akizwa yari muntu ki? Mbere yuko akizwa yari umunyabyaha. Yari umunyabyaha. Bernardine umukobwa w'umunyabyaha aba ari muntu ki? Umukobwa w'umunyabyaha aba ari mbese ntabagenderera mu nzira nziza, ntaba yubaha, abanywa ibiyobyabwenge, mbese aba afite inzira zitari nziza. Bernardine no kuvuga ngo urebye muri izo nzira mbega ibiyobyabwenge wigeze unasomaho na gato? Yego nasomyeho. Wanywaga ibihe? Urumogi. Urumogi. Iyo wamaraga kurunywa wumvaga iki? Numvaga agire ndifuri cyane. Iyo namaraga kurunywa nashoboraga kuba nakubonamo babiri cyangwa nkabona uri umugabo nkabona uri umwana mutoya cyangwa se uri umugore nkabona uri umugabo, mbese rukujyana ahandi hantu. Ni ukuvuga ngo iyo wamaraga kukanywa ururimi rwarahindukaga? Rwarahindukaga. Hari abantu banywa urumogi bagahita bumva mu buryo bumwe babonye apeti nyinshi cyane. Ese wowe iyo wamaraga kurunywa byagendaga gute? Iyo namaraga kurunywa numvaga mfite imbaraga nyinshi. Na apeti nkayigira yo kurya, uhita ugira n'urukundo rwinshi, abantu bose urabakunda. Ni ukuvuga ngo hari umuntu nk'urumogi, hari urumogi rutandukanye, hari sangirene, hari ako bajya batekera bakavuga ngo ni ku mugongo w'ingona, hari n'urumogi rw'ifu. Rura rw'ifu wigeze urubona? Nararubonye ariko sinarunyweye kuko nanywaga kare abatekera. Ni ukuvuga ngo hari n'urw'ibinini, hari n'urwo bitera mu nshinge. Izo zo ntabwo wigeze uzigeraho? Oya, ni ruriya batekera gusa. Ni ukuvuga ngo muri ibyo byaha akenshi wigeze unywa inzoga? Nayinyweyeho. Ese iyo wamaraga kunywa inzoga wumvaga bimeze gute? Iyo namaraga kunywa inzoga numvaga ameze nk'umuntu udafite ubwenge. Ni ukuvuga ngo nyuma ya mbega uri aho hantu ibitekerezo byawe wumvaga ari bwoko ki? Mbega mu buryo bufatika hari abantu bariyo kandi nabo baba bumva ko kurya isi ari sawa, kuko nibaza abantu baba bari inyuma cyangwa se bari abasitari runaka baba bashaka ikintu babumva kibaryoheye, ikintu kimunezeza mu buzima bwose. Ni ukugira kuba yumva yanyweye inzoga, aba yumva anezerewe, kuba yumva mu buzima bw'ikimubabaza ni uko yumva yaraye inzoga. We nk'iyo wumvaga ikintu cyakubabazaga mu buryo bumwe wumvaga ari iki? Ikintu cyambabazaga iyo wambwiraga nabi, nicyo kintu cyambabazaga.
nahuraga n'umuntu umbwira nabi. muri icyo gihe Bernardine wumvaga wizera yuko ushobora kuva muri ibyo biyobyabwenge? Ntabwo nabyumvaga cyane ko numvaga ntashaka kubivamo. Ariko Imana yo ntabwo itekereza nkatwe. ni ukuvuga ngo Bernardine yari muntu ki? Eske ikintu yumvaga wenda mu buryo bumwe, kuko iyo akenshi wibaza mu buzima hari igihe utekereza ukavuga ngo ese ubundi Imana ibaho? We wumvaga Imana ibaho? Numvaga ibaho ariko ntayizera. Ntabwo wizeraga Imana? ni ukuvuga ngo mu buryo bumwe, iyo wumvaga bavuza Imana wabyumva gute? Iyo numvaga bavuza Imana numvaga ari nk'ibintu bisanzwe, nkumva nyine ni Imana gusa. Kumva ni Imana gusa. Eske nk'abantu basenga icyo gihe wenda utarakira Yesu, iyo wababonaga wumvaga wabafataga mu buhe buryo? Nabafataga nk'abantu bataye ubwenge, nkabafata nk'abantu b'inzererezi bari aho, nkumva nta bwenge bagira. Hanyuma muri bo wabonaga bose basi abo bantu bagendaga gutyo, wabafataga nk'abantu bameze gutyo. Eske ntabo wabonaga bafite imbuto zitandukanye cyane nuko babavugaga? Hari abo nabonaga bafite imbuto zitari nziza kandi bitwa ngo bajya gusenga, ibyo bintu bikanca intege. Akenshi Bernardine, ikintu cyakunezezaga ni igiki? Ikintu cya mbere cyanezezaga ni umuziki. Umuziki. Wabyinaga uhe muziki? Wabyinaga umuziki wo mu gisopo. Gisopo. Nk'iyo wageraga mu gisopo wumvaga umutima wawe umeze ute? Numvaga umutima wanjye unezerewe, ako kanya numvaga unezerewe. Iyo natangiraga kubyina numvaga nyine ari njye uriho. Bernardine yari muntu wabyina nk'igihe kingana iki? Nashoboraga kuba nabyina nk'amasaha nk'atanu. Atanu utarananirwa? Ni ukuvuga ngo muri icyo gihe kugira ngo ubyine ayo masaha yose byari gusa mbega nta kiyobyabwenge wabaga wanyweye? Kenshi nabaga nanyweye itabi. Kenshi wabaga wanyweye itabi. Ni ukuvuga ngo umuntu wanyweye urumogi akenshi nirwo rujya rutuma ibyo byose biba. Mbega nk'iyo wageraga wajyaga ukunda kubyina izihe ndirimbo ziri mu njyana yihe? Nakundaga kubyina inyamerika za Wigo, Vigo, mbese za zindi bamansura. Hari abantu rero bakiriyo bakinazibyina bakunze umuziki cyane. Nk'iyo wowe ubirebye noneho nyuma yaho wumva iki? Iyo mbirebye ndabasengera, kubera yuko nanjye nkiriyo numvaga nta wankurayo, ariko Imana yo mu ijuru abasengeye nibo amasengesho yabo yankuyeyo, nabo Imana izabakurayo. Bernardine, mbere yuko Bernardine ukizwa, mu buryo bwo kumva ushaka kuzagera, wumvaga mbega uzakora iki kugira ngo ugere ku nzozi? Cyangwa se Bernardine mbere inzozi yari afite n'izimeze gute? Numvaga mfite inzozi zo kuzakorera amafaranga menshi, kuzaba umucuruzi ukomeye muri iki gihugu. Izo nzozi nari mfite. Icyo gihe Bernardine wanywaga itabi, ukimara kumva wenda mu buryo bumwe, umaze kumva mbega utarakira Yesu, ariko watekerezaga ko ayo mafaranga ashobora kuva he?
natekerezaga ko nzayakorera ariko nanone ayo nkoreye nkajyana mu biyobyabwenge, rimwe na rimwe nkayagurira abashuti banjye, ugasanga yose aragiye. ni ukuvuga ngo Bernardina, abantu mwajyaga mujyana mu gisopo ni abakobwa? Ni abakobwa. ese abo bakobwa baba barakijijwe? Sinzi nimba barakijijwe kuko twaratandukanye, bagiye no mu kindi gihugu, bo bagiye Uganda. bari Uganda. bivuga ngo we kuki mutajyanye kandi mwari inshuti? Impamvu tutajyanye njyewe ntabwo twumvikanaga neza, numvaga basa naho bagiye kuncuruza, kandi nababwira ko nkunda kubyina gusa ntakunda kwicuruza, nticuruza. hari abantu bajya bibaza ngo abantu bose babyina baba ari n'indaya. nkawe wabyinnye cyangwa se wamasuye ibyo bintu, wowe nkawe ubizi biba bimeze gute? Ntabwo ari byo ko abantu bose bamasura ariko baba ari indaya, bajya kubyina ntabwo ari ko bose aba ari indaya. Bamwe na bamwe baba bagiye mu bigare by'abantu, hari n'ababyeyi bafite abo bana bajya muri izo ngeso mbi ariko bajyanye yo n'abashuti babo. Ubwo rero bose ntabwo aba ari indaya, hari ababa bagiye kubyina mu buryo bwo kwishimisha, hari n'ababa bagiye gutega abagabo, hari n'abakura ibyinyo bakaba bari kubyinana, ariko ugasanga umugabo bari kubyinana amutwaye amafaranga yose. Bernardina we muri urwo ruhande yari ari? Muri urwo ruhande nari ndi mu ruhande rwa babandi babyina gusa mu buryo bwo kwishimisha. Ntago mu ruhande rwo kuba indaya. Iyo nza kuba ndi indaya mba narajyanye nabo ngabo, ubu ngubu ya mafaranga mba narayabonye menshi, ariko wapi. Nkuko kandi ushobora kuba waragiyeyo ukahagwa? Nshobora kuba naragiyeyo mu ruhande rumwe, mba naragiyeyo nkapfa cyangwa nkakira. Bernardina, icyo gihe uriyo cyangwa se ubyina, mu buryo bumwe wumvaga iyo wamaraga wenda kumva unaniwe, wahitaga wumva ubaye gute? Iyo namaraga kumva naniwe nahitaga numva nta ntege namba mfite, nkarwara umutwe. Najyaga nkunda kurwara umutwe, ariko iyo nabaga ndi kubyina ntabwo narwaraga umutwe. Narangiza kubyina kenshi narwaraga umutwe. Ubwo rero byakizwaga nuko ndyamye nabwo ndi kumva umuziki wenda ntawe ubyina. none icyo gihe hari abantu benshi bahise bibaza, baravuga batese nkatwe turiyo, icyatubera kiza kugira ngo ibi bintu tubivemo. Kuko nkeka abantu babyina bamenyereye kubyina biba biri nka doroge, biragenda bikababera nka doroge mu mutwe, bikabadoroga. Icyiza ni uko wagenda ugabanyaho gake gake. Icyiza ni uko yagenda agabanyaho gake gake. Buriya umuntu ntago avuka ngo ahite yuzura ingobyi. Umuntu agenda agabanyaho gake gakeya, niko bigenda bigabanuka. Uko bigenda bigabanuka n'Imana iragufasha, ni nabwo utangira kumva ko Imana ibaho. Rero niko kuntu nababwira bazajya babigenza, ukanywa gakeya umunsi, ukanywa nimba wanywaga itabi nk'amabura ngahe ukanywa rimwe uyu munsi, ejo ugatekera gake, ejo ukanywa nk'amacupa 2 nimba wanywaga 5, bigenda bigabanuka gutyo gutyo, ugashiduka wabivuyemo ukajya gusenga Imana. Bernardina, wari ushoboye kwigurira icupa? Nari mbishoboye, nararyiguriraga. Icyo gihe nka Bernardina, umukobwa mwiza, nk'ibintu wahuriyemo nabyo, wenda nk'umukobwa uri kukureba cyangwa se kudukurikiye muri iki kiganiro, ni ibiki bibi wahuriyemo nabyo? Bya mbere bibi, hari abantu baba barimo batafite ingeso nziza, ugasanga umuntu akwibeshyeho, ariko si wamurenganya kuko muri aho uba wagiye niyo nizo ngeso ziba ari nk'izabo gusa. Rero akagira ngo urundi wundi akakwibeshya, agashaka nko kugutahana, cyangwa se ugasanga abantu bararwanye nawe wasinze,
wenda ukajya nko kubyivangamo ari nk'inshuti yawe barwanya, ugasanga wenda baguteye nk'icyuma cyangwa bagukubise nk'ikintu baragukomerekeje. Nizo ngorane nahuyemo nazo, ko kenshi hari igihe barwanaga, ugasanga hari igihe barwanye nanjye barankomeretsa, ngiye gukiza nk'inshuti yanjye. Nicyo kintu kibi numva nahuriyeyo nacyo, n'umugabo wari ushakaga kuntahana namwangiye biranga nyine, mbona atangiye kuzana ibintu byinshi shaka kumurwanya, kubera ko nari nanyweye droge, nshatse kumurwanya arankubita. Nkawe icyo gihe ukimara kubona ubwo buzima bumeze gute, wizeraga ko wabuvamo? Ntabwo umuntu iyo akibirimo ahita abyizera, ariko hari igihe ubyizeramo uko iyo ugiye ugabanya, iyo byagushizemo nibwo wizera yuko wabivamo. Iyo uhuyemo n'ibyo bibi uhita utangira gutekereza ko wabivamo. None icyo gihe waje gukizwa n'iki uwo mugabo? Umugabo icyamunkijije yarankubise nyine, izindi nshuti zanjye nizo zaje kunkiza. Yari umugabo ufite umugore? Nabonaga asa n'ufite umugore, kuko nabonaga akuze, ngira ngo nyine afite umugore, kuko abenshi baba bahaje buriya baba bafite n'abagore. Icyo gihe ubwo buzima ububamo, ese nk'iyo wabyinaga ntabwo wumvaga wazaba umuhanzi? Oya, numvaga kuko ntafite ijwi wenda riri hejuru, numvaga nabyina gusa ariko sindirimbe, nkumva nishimiye umuziki ariko kuririmba nkumva si ibyanjye. Wajya ubyiniza abandi? Ariko nk'iyo wamaraga wenda n'urugero kuva muri ako kabari wamasuriyemo, iyo wageraga mu rugo abo mwabanaga bakwakiraga gute? Abo twabanaga nabo twabaga twajyanye. Icyo gihe wabanaga n'abandi bakobwa? Noneho abo bakobwa nta zindi ngeso bagiraga z'ubusambanyi? Kuko burya akenshi ubana n'umukobwa w'umusambanyi, hari igihe azana nk'umusore cyangwa se umugabo, ugasanga nawe ashobora kuguta muri uwo mutego. Ntabwo byigeze bibaho? Byabayeho, kuko hari igihe binjizaga, hari abarimo binjizaga, ugasanga nyine barabazanya, ariko babaga ari abo ku ruhande rwabo, twebwe ku manywa twabaga twigiriye mu kazi. Abandi babanaga n'abakobwa bangahe? Twabanaga turi abakobwa 4. Ukuvuga ngo nk'abo bakobwa kenshi hari igihe umugabo aza bamuzanye, yarangiza agasanga wenda wowe barabarusha ubwiza. Icyo ntigeze kikubera ikigeragezo? Ntabwo byigeze bikunda kubaho ko yazaga ajya mu cyumba bagakora ibyabo. Kenshi ko twe twageraga mu rugo nimugoroba tuvuye nko mu kazi, 2 twabaga twagiye mu kazi ku manywa, nijoro tukajya kubyina. Twakoraga muri resitora. Abandi rero baba bakoraga nk'amanywa nijoro, kuko ku manywa babaga bari kumwe n'abagabo bababonye. Iyo babaga bababonye nijoro tukajya kubyina. Ako iyo twajyaga kubyina bonyine, twe twabaga tugiye nko kwishimisha, twajyanye nabo, bo bakabyina bakaninjiza, kuko kenshi batahanaga n'abagabo. Ubwo icyo gihe ni ukuvuga ngo wenda muri shakira gusinzira cyangwa kuruhuka, mugiye mubona za ndaya zibacyuriyeho abagabo, mwahitaga mwumva mubaye gute? Twajyaga nko muri salo, bo bakajya mu cyumba, kuko ntabwo twari kuba turi nko mu buriri bumwe. Bo bakajya mu byabo, twebwe turi aho. Bo bajyaga mu byabo, twebwe tukirarira nko muri salo. Kenshi nk'abantu benshi babana mu nzu, iyo biramutse bigenze gutyo, bakabona mu rugero rumwe, mwe nta kibazo mwabigiragaho, wenda ngo mwumve ushobora kwibaza uti nanjye wenda biramutse bikunze nabi? Oya,
ibyo ntabwo byigeze bimbaho njyewe. uwo mugenzi wawe nawe ntabwo byamubayeho kuko ibyo bintu twajyaga dukunda kubyirinda cyane. ni ukuvuga ngo kenshi nko mu bintu byakubujije gukora ingeso z'ubusambanyi, nk'umuntu uri kukubona cyangwa se uri kugukurikirana, ni iki wenda ni igiki cyatumye wenda utishora muri izo ngeso? kuko akenshi twabonye ruguru ko abantu benshi bakunda kuba bamansura bajya bagenda no mu buraya. ni iki wowe cyagiye kikubuza kuba wasambana cyangwa wajya muri izo ngeso? ikintu cyambujije kujya mu busambanyi ni sida. nabonye hari masenge nari mfite wapfuye yishwe na sida kubera uburaya, mpita numva twagiye kumushyingura, nahise mvuga ntabwo nzajya mu ngeso z'ubusambanyi ntazarwara sida nkapfa nka masenge. icyo cyatumye ntishyura muri izo ngeso z'uburaya. ni ukuvuga ngo icyo nicyo cyakurenze? icyo nicyo cyandinze. kenshi hari igihe twajyaga nko kubikora ariko tukabyihorera. we nta kuntu waba warariye amafaranga wenda uwo mugabo wendaga kugukubita, nta kuntu wenda yaba mwari mwasangiye? ntabwo twari twasangiye, gusa twari dufitanye gahunda, ariko mpita ntekereza ko nidutahana nta kindi ari bukore uretse kunsambanya. cyari ikigabo kinini kirekire, nkumva ngifitiye ubwoba, ndacyihorera. amafaranga yiwe ntari ntarayafata, ariko nyine biba birebire. ariko uko biri kose yari yakubwiye ko muri butane mu kuryamana? yari yabimbwiye, ambwira n'amafaranga, ndangije nyine mpita mukatira. niba ari nta banga, ayo mafaranga yarangaye? yari 20,000. 20,000 ijoro ryose? ijoro rimwe. ni ukuvuga ngo icyo gihe ni uko wari ushizemo sangirene cyangwa se wari uvuye mu ngoma, reka tubivuge gutyo, uhita ugarura ubwenge. nkeka aricyo cyatumye uhita wanga kujyana nawe? we yari azi ko nyine ari bunsindishe ngasinda, ariko siko byagenze, kuko iyo nza gusinda twari kujyana, nari kuba nataye ubwenge. rero ntabwo nari nasinze, menya ni nacyo cyamuteye umujinya. vuga ngo yarakugabuye, yaraziguhasa, ariko ntizahita zigufata? nanywaga gakeya, wakanywa nyinshi nyine yidoroga, birangira gutyo. ni iki wabwira abantu bakiriyo? kuko iki ni igice cya mbere. ikintu nabwira abantu bakiriyo, hariya nta cyiza kihaba, gusa ntabwo byoroshye, ntabwo biba byoroshye kuvayo, ariko Imana iragufasha. ugenda ubivamo gake gakeya, ukabivamo burundu, ugashiduka bivuyemo burundu. noneho nk'icyo gihe uriyo, iyo watekerezaga ukitekerezaho, wareba amafaranga ukorera ukabona arashize, wahitaga wumvaga nta bwihebe ufite? iyo nabaga nishyuye inzu, natanzeyo twishyura inzu, kurya ubwo twaryaga ku kazi, twataga twariye tukajya nyine mu kabyiniro. kenshi iyo twabaga twinywereye nta kibazo twabaga dufite, ariko iyo amafaranga yanshiranaga cyangwa batinze kumpemba, nicyo cyanteraga impungenge ko inzu y'abandi bari buyidusohoremo. mu buryo bumwe turagira ngo noneho wenda mu buryo bumwe wajya gutekereza gute iyo wumvaga nk'ababyeyi bashobora kukubona umeze gutyo? nta soni nagiraga zo kuba ababyeyi bambona, kuko ndibuka nagiye mu rugo, niyo najyaga mu rugo nagendaga niyambariye bwa bupantaro, nkiyambariye nyine nabi, ariko ababyeyi banjye ntabwo babikundaga, cyane cyane mama ntabwo abikunda, ugasanga rero mama arantutse. noneho tugana ku musozo w'igice cya mbere, waba wenda muri icyo gihe
wumvaga wamarira iki ababyeyi? ababyeyi banjye ikintu numvaga nabamarira, numvaga muri ayo mafaranga ashaka kuzakorera menshi nazabakura mu nzu mbi babagamo, nkumva nabubakira inzu nziza, nkumva nabakura mu bukene. Nizo nzozi numvaga mfite. Noneho turi ku musozo, dusoza iki gice cya mbere, urabwira iki abantu bakurikiye iki gice? Ikintu mbabwira ntibibuke gukora subscribe, kore na share. Abakunzi bacu rero turagira ngo tubibutse ko n'ubundi urugendo rugikomeje, tuzajya tuganira kenshi gashoboka kugira ngo tubashe kwagurana mu bwenge cyangwa se mu by'umurimo dukora. Ubwo rero turagukangurira gukora subscribe, gukora share ndetse no gukora like. Turasaba ko waba uwa mbere mu bantu baduha ibitekerezo kandi n'inyunganizi. Rero iki ni igice cya mbere uyu mukobwa muruzi mwiza aduhaye. Ubwo azagaruka duha igice cya kabiri, ari hano azanatubwira uko yakiriye Yesu. Ubu duhishiye iki mu gice cya kabiri? Bahishiye byinshi, zababwira uko nakiriye Yesu umwami n'umukiza, babwire n'icyatumye mvayo. Ubwo rero turakubwira ngo uzajye uba kuri twe kandi ube inshuti yacu ya bugufi. Tuzajya tukuha byinshi bihagije umutima wawe. Ngaho rero Yesu aguhe umugisha, nawe turagushimiye kandi nanjye ndabashimiye, murakoze. Imana ibahe umugisha rero namwe. Ciao.